Umugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyose mu mwanya makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kuyabagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tugiye kureba uko ikirere cy'u Rwanda cyabyutse kimeze uyu munsi nuko kiriwe, turebe nuko kizaba cyifashe umunsi w'ejo. Twabyutse dufite ibicu byiganje byatanze imvura ahenshi mu burasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ku masaha yo ku gicamunsi iyo mvura yakomeje kuboneka mu majyaruguru y'uburasirazuba mu gihugu hagati ndetse n'ibice na bimwe byo mu majyepfo. Bikaba biteganijwe kuva saa 12 kugera saa 6 z'ijoro hari imvura mu burengerazuba. Umunsi w'ejo mu gitondo hazabyuka hari ibicu byiganje bidatanga imvura mu majyepfo n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizaba kingana na degrees Celsius 13 kizagaragara mu karere ka Nyaruguru. Naho mu burengerazuba nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Ahateganijwe gukonja kurusha ahandi ni mu karere ka Nyabihu kazagera kuri degrees Celsius 12. Abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 13 na degrees Celsius 17. Mu majyaruguru natwe tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagaragara mu karere ka Burera ndetse na Musanze bazagera kuri degrees Celsius 13. Abandi bazaba ari hagati ya degrees Celsius 14 na degrees Celsius 15. Mu burasirazuba nabo bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Ahenshi bazagera ku gipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kingana na degrees Celsius 16. Mujyi wa Kigali natwe tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya mu gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizagaragara kingana na degrees Celsius 17. Ku masaha yo kuja igicamunsi mu masaha ya nimugoroba mu majyepfo hazaba hateganijwe ibihe by'imvura. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagaragara mu karere ka Nyanza ndetse na Kamonyi bazagera kuri degrees Celsius 26. Mu burengerazuba nabo bazagira ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degrees Celsius 26 kizagaragara mu karere ka Rubavu. Mu majyaruguru nabo bazagira ibihe by'imvura ahantu henshi bazagera kuri degrees Celsius 24 aricyo gipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru. Mu burasirazuba nabo bazagira ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagaragara muri Nyagatare kizaba kingana na degrees Celsius 28. Mu mujyi wa Kigali natwe tuzagira ibihe by'imvura ku masaha yo ku gicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kingana na degrees Celsius 27. Umunsi w'ejo rero mu Rwanda izuba rizarasa saa 11:49 za mu gitondo rirenge saa 12:11 za nimugoroba. Murakoze gukurikirana amakuru yacu, mugire umugoroba mwiza.